Niba nawe ukunda filime za Scott Adkins, iyi nayo ntigucike. Tekereza uri umupolisi ukora akazi kagoye, ubuzima bwawe buri mu kaga buri munsi, hanyuma umunsi umwe ugasanga imbere yawe hari miliyoni z'amadolari zidafite nyirazo. Ese wakora iki? Ese icyo gihe wakomeza kuba inyangamugayo cyangwa irari ry'amafaranga ryaguhindura? Uyu niwo murongo w'iyi nkuru y'iyi filime The Leap. Iyi ni filimi yasohotse muri uno mwaka wa 2026. The Leap ikurikira itsinda ry'abapolisi bari mu kazi ko kurwanya ibyaha bikomeye. Mu iperereza rimwe risanzwe baza gusanga amafaranga menshi cyane. Icyo gihe basanze ayo mafaranga ahishwe mu buryo butemewe. Muri icyo gihe ikibazo si byari ugufata umujura gusa, ahubwo ni ukwibaza, ese aya mafaranga turayatanga cyangwa turayagabana? Ahangaha niho filimi yatangiye guhindukira psychological. Ukwizera gutangira gusenyuka, inshuti zihinduka abakekwa, abakoraga hamwe batangira guhishanya. Iyi filimi The Leap yakinnyemo n'ibyamamare bitandukanye. Ni filimi igaragaramo abakinnyi bakomeye nka Matt Damon, Ben Affleck ndetse na Scott Adkins abenshi bamenye nka Mutebuzi. Matt Damon agaragaza umuyobozi w'itsinda uri hagati y'inshingano n'igeragezo. Ben Affleck atanga karagita ifite amarangamutima menshi igaragaza umuntu ushobora guhinduka bitewe n'inyungu. Scott Adkins wazana imbaraga na action. Hano agaragara no mu ruhande rw'imitekerereze n'amarangamutima. Iyi filimi The Leap yakozwe ku ngengo y'imari igera kuri miliyoni 100 z'amadolari. Nubwo nk'ibera muri Miami, amashusho menshi yafatiwe muri Los Angeles. Byasabye gukora set design ihinduriye imijyi igasa na Miami. The Leap si filimi imirwana gusa, ivuga ku irari ry'amafaranga, kwizerana gusenyuka, icyizere hagati y'abakorana, kandi ikibazo gikomeye, ese umuntu wese agira igiciro? Filime igaragaza ko rimwe na rimwe icyaha ntigitangirira ku muhanda, gitangirira mu mitima. Iyi filimi ifite tension y'amarangamutima kurusha action. Ni filime igufasha gutekereza aho wakishimira kurwana gusa. Ku bakunda crime thriller zifite psychological depth, The Leap filimi bakwiriye, ariko ku bakunda action yihuse cyane ushobora kubona ituje mu ntangiriro. Ese wowe iyo uri muri iryo tsinda wakora iki? Wahitamo amafaranga cyangwa wahitamo kuba inyangamugayo? Tubwire muri comment ukuntu byumva, kandi wibuke kandi gukanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Wibuke gukanda no kuri like. Ciao ciao, hasta la vista.